ko nkijijwe by'ukuri ni naho bampaye izina rya Majyaruguru wakijijwe. Nimara kwinjira muri ayo mazi menshi, nimara kuyavamo bitaruhanika wakibagabaga aravuga ati Majyaruguru wakijijwe, Imana iguhe umugisha. Ahita nyita iryo zina kuko koko nanjye ninabyumvagamo ko nakijijwe mu byaha navuye kure, Imana ageza impagakiza kayo ku buntu, ariko nje agakiza narakaruhiye nakabonye mbabaye. Yego cyane nkimara kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza ku buzima bwanjye, numvishe ari nk'ikintu cyari kiri ku bitugu byanjye kivuyeho. Numvishe nduhu burashira mpabwa n'imbaraga zindi z'umwuka wera. Nahawe imbaraga z'umwuka wera nduwamya mvuga ngo nari umuntu arirogera. Icyo gihe namaje kumenya ko icyo gihe nari narirogeye, maje kubimenya, maje gukizwa, ibintu birahinduka, ibintu birasobanuka, ibintu bitabisobanuka. Wawundi babonaga ari kujya ibyondo, ibintu birasobanuka. Wawundi babonaga ari umusinzi ari kugenda mu nzira ari kugwa, ibintu wawundi babonaga ari kurara mu migina mu nda ari kwinezeza ku bagore b'abandi, ibintu birasobanuka. Nkimara gukizwa numvishe nduhutse, hari ikintu cyamvuye ku bitugu kiranduhura kirandekura, asigaye mu cyari mwigisha ngendana n'Imana. Ni naho imbaraga abayizeye bose bakizera izina ryayo, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Niba turi abana b'Imana rero, Imana ubwayo ntiyatwima ubwenge. Nahindutse cyane mwigisha Imana ihita imindishiza akababaro, iravuga ngo mwana wanjye nzakugaburira, mwana wanjye nzakubakira, mwana wanjye nzaguha urubyaro, mwana wanjye uzarya uhage. Imana ni isezerano dufitanye. Mwana wanjye ntuzabura akazi merutse no hanze. Nje nagendeye mu ndege. Wowe yego nagendeye mu ndege. Wakijijwe Musanze wagendeye mu ndege? Nagendeye mu ndege. Indege nayigendeyemo, indege hano ku kibuga cy'indege Kanombe nyura muri ujyayo hano baragwerekeza neza n'amahanga. Baramerekeza bangeza kuvuga ngo Imana irangendera ngo iriya nzu uzagenda uyisenye. Iyo nzu nari naratabyemo bya miti yose mpita nyisenya. Ubu hari indi nzu nubatseho iri mu rwego rwo hejuru, inzu nziza irimo n'agashe na mitarike, bya bindi byose narashijije ikibanza ndongera amatereka indi, kuko nari namaje kumenya ko nirogeye mpishurirwa n'uwo mwuka we. Mbwira ko nirogeye ngomba kuyisenya nkakuraho bya bitaka byose bakongera bakubaka bundi bushya. Ubwo nubaka bundi bushya kuko nanjye nari nabaye cyane mu Imana yisomye ngo bashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa, babishakishe gukora ibyiza badacogora, ibindi byose bazabyongera benshi. Ariko mfite umugore umwe w'isezerano, Nyiraniringiye umwami Patricia. Ndamukunda cyane Nyiraniringiye umwami Patricia. Buriya kera ari igihe tutigeze dukundana neza, ariko uyu munsi wa none nkimara gukizwa yandutiye ibintu byose bibaho ku isi. Ni umugore wanje w'isezerano, aho biva aho babivomera. Wagize ngo gusenga sibwo buzima bw'umukristo, nibwo buzima turimo uyu munsi wa none. Inama wenda bakigenda n'uduhu, utwo duhu bakaduta mu izina rya Yesu. Nanjye karakaga wakijijwe. Nimara kwinjira muri ayo mazi menshi, nimara kuyavamo, umuntu bitaruhanika wakibagabaga aravuga ati Majyaruguru wakijijwe, Imana iguhe umugisha. Ahita nyita iryo zina kuko koko nanjye ninabyumvagamo ko nakijijwe, kuko navuye mu byaha navuye kure, Imana ageza impagakiza kayo. Mu kwirogora kwawe narirogoye. Ubu wirogoye wasenye Satani n'abadayimoni. Icaniro ndabisenya, inzu ndayisenya neza nyishaka ku butaka. Inzu kandi ntago yatinze, bayubatse igihe gito irongera iruzura turongera tuyisubira. Hanyuma wenda bashaka kwitavuga ati kuki wahise usenya inzu yawe nkaho ntari kujya gutaburura handi bari bagiye batabika cyangwa ntabwo ari ukihibuka? Ntabwo mutsizo kawe nisunzu mutsizo shoboye nisunzu mutsizo cyiza yasara ishoboye. Yes, tubahaye ikaze mwe mwese mukurikiye channel yitwa BWAWE TV ndetse NIMERO TV. Amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye ku mpera zese zitandukanye. Nibiwanye ni mu gitondo mugire igitondo cyiza, niba ari ijoro mugire ijoro ryiza. Hanyuma tubifurije impagarike mu bugingo bwanyu, kandi wowe warurwaye Imana igukize, wowe wabonaga nta byiringiro Imana ikongera ibyiringiro, hanyuma igukomereza amaboko, kandi nawe wari wasubiye inyuma muri aya materaniro tugiye kugira, Imana igukoha imbaraga zigusabira muri ibyo byaha mu izina rya Yesu. Hanyuma rero twababwiye ko tuzabatindira, tuzanye inkuru nziza y'agakiza, tuzanye ubuhamya, tuzanye bahanzi, indirimbo, ubutumwa, buhamya. Uyu munsi twagarutse turi kumwe n'uwakijijwe wo mu Majyaruguru cyangwa se w'i Musanze. Nkuko mwamubonye nyine bamwe
kandi bamwe mwaramubonye nyine afite amavuta y'Imana. Nyuma uwakijijwe komera cyane. Muraho neza, ndabashuje cyane mu izina rya Yesu. Abadukurikiranye hirya no hino kuri uyu mugabane wa w'isi yacu dutuyeho na hano mu Rwanda, hirya no hino mu turere tugiye dutandukanye no mu mirenge yose igiye itandukanye yo mu gihugu cyacu Rwanda gifite amahoro. Yego, ubwo duhaye ikaze abari mu majepfo, mu majaruguru, mu burasira bwaryo, mu burengera bwajo, abari hanze y'u Rwanda ku migabane itandukanye bose duhaye ikaze. Nuwakijijwe w'imusanze niwe twongeye kubana muri aka kanya. Hanyuma wakijijwe ndabona ugarutse mu mavuta mashya. Yego, murakoze cyane. Nitwa Wahisemo Tofiri, majaruguru wakijijwe. Nkaba nongeye kugaruka ku IRAMIRO TV, IRAMIRO TV na BWAWE TV. Ubwo nkaba nongeye nahagarutse, ntabwo namenya kubivuga neza, ariko nzabimenya, nzabyiga mbimenye kuko nzajya makura amavuta menshi, nzajya ngenda mbyitoza. Nitwa rero amazina yanjye nuko nitwa Wahisemo Tofiri, majaruguru wakijijwe. Umugabo ndubatse, mfite umugore umwe n'abana 5. Kera nagiraga abagore benshi, ariko mfite umugore umwe w'isezerano, Nyiraniringiye umwami Patricia. Ari mu karere ka Musanze, mu murenge wa Remera, kagari ka Kamisave, akabaririmba muri korali Yerusalemu ahantu bita Muhaza. Hanyuma niki wabwira madamu n'abana bawe ubu bashobora kuba gukurikiranye? Ikintu nabwira madamu n'abana banjye bamenye yuko Imana uko yakoraga kera na n'uyu munsi iracyakora, kandi iracyakora imirimo n'ibitangaza. Bayizere, bayigirira icyizere, Imana izabakuraho bwabo batakwikura, kuko Imana byose irabifite, kandi ibintu byose dushaka Imana irabifite kandi ifite byinshi. Ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo ibyo yifuza kutugirira ni byiza, ntabwo ari ibibi. Ntabwo ari ibibi. Rero bemera Imana bayinambeho, nanjye nyinambeho, ubundi Imana nituyikorera neza izaduhemba, kandi izaduhemba byinshi, izabajyana mu ijuru. Yego. Hanyuma ubwo madamu warumva rero ko icyo mwifuriza ari kuguma ku Mana. Burya nta muntu wakwifuza umudamu yo kuguma ku Mana atamukunda. Yego, ndamukunda cyane. Ushobora ngo uramukunda. Ndamukunda cyane, Nyiraniringiye umwami Patricia. Buriya kera ari igihe tutigeze dukundana neza, ariko uyu munsi wa none nkimara gukizwa yandutiye ibintu byose bibaho ku isi. Ni umugore wanje w'isezerano, nubaha nemera, wambyariye abana 5. Umwana w'imfura afite imyaka 19. Urumva ko Imana yagize neza. Ndashingira ndaje bundi muramu umukobwa ni umuhungu, umwana w'imfura ni umuhungu, arashaka ahubwo murandangira umukobwa mu mitwe ya mubakira asigaye nawe nzagira umukazana wo mu mujyi wa Kigali. Murakoze cyane. Hanyuma uwakijijwe karame kabiri, ndabona rwose ufite akanyamuneza. Yego, muri byanyu yavango nawe niba kubaza ngo kukibuzuye amahoro bivuga ngo Yesu wanyiriye neza, ndabona Yesu yarakugiriye neza. Aya biva muri uyu mwuga, umwuga wo gusenga. Ngiyo mubona tugenda i Buraya, Amerika, Oceania, Aziya, naha mu Rwanda, nta handi biva mu mwuga wo gusenga. Kuri aka karago, ahantu hari akarago nuzahabona uzagira umwete wo guhapfukama, kuko niho biva, nta handi hantu bizava. Ijambo ry'Imana yisomye ngo bashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa, babishakishe gukora ibyiza badacogora, ibindi byose bazabyongererwa. Ariko kugira babyongererwe nuko batinze kuri aka karago nyine, aho biva, aho babivomera. Wagize ngo gusenga sibwo buzima bw'umukristo, nibwo buzima turimo uyu munsi wa none. Hanyuma wakijijwe karame, hari abantu bajya ikiganiro ntibakirangize. Yego, mu kiganiro cyo bwashize ntabwo twatambukije nimero zawe, ariko ushobora kuba wagira abantu inama wenda bakigenda n'uduhu. Utwo duhu bakaduta mu izina rya Yesu. Nanjye karakaga umva, nari mfite akaga birabyo karakaga gakomeye. None bazitange nimero. Nimero wanshakiraho, no mwivuga butumwa, nimero wanshakiraho. Ubwiriza ujyo nasengera abantu. Nkatanga nubwo buhamya. Nimero wanshakiraho ni 0783 321 58. Ukayimpamagaraho, ariko ari ukuganira iby'Imana, ibyururutse imitima, nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimubwire abantu banjye mubabwire ibyururutse imitima. Ni ibyo ngibyo kuri iyo nimero niyo banshakiraho, iyo ya 0783 321 58. Niyo ngiyo nimero yanjye. Impamvu hari abantu batarangiza ikiganiro, hari abaza akambaza nimero z'abantu, kandi hari nanjye mba mpuze ndi mu rusengero ugasanga ntabwo tubashije kumvikana neza, kugira ngo wenda n'ubugome
bakagira ngo ni ubugome ariko nta bundi bugome bundi agira nanjye mba ndi mu materaniro cyangwa se ndi mu murimo w'Imana nkuza gukanda kugira ngo ubwashize ntabwo azitambukije twarabyibagiwe tuze tuko tubikora kare hanyuma maze usenge nyine ibyo kuganiriza byo ndabifite kandi turacyakuganira turacyari kumwe bandi dusenge dutangire aka kanya kugira ngo Imana zituyobore kandi dushyikire izina rya Yesu. Uwiteka Mana yacu, Mana nziza, Mana y'amahoro, turongeye turi imbere yawe Uwiteka Mana igira neza. Ubushize twari imbere yawe, none n'uyu munsi wemeye ko twongera kuba imbere yawe. Izina ryawe nirishimwe. Urakoze databuja kuko ari byinshi ukomeje gukorera bera. Urakoze databuja kuko ari byo ukomeje guhindura mu gihugu cyacu Rwanda. Urakoze databuja kuko ari abantu bakomeje kukwizera no kukwiringira. Urakoze mwami mwiza kuko wadutambukije tukaba tugeze hano kuri ibi binyamakuru data wa twese kugira ngo inkuru zongere zigende, kugira ngo ubutumwa bwongere bugende bugere ku mpera z'isi. Urakoze kuko uri Imana ikomeye. Duheruka dutanga ubuhamya yuko twari twishwe n'ibyaha turiyo kure, ariko tugarutse turi abantu bemera Imana kandi bakijijwe bavuye mu mwijima. Urakoze nyagora ku ngoma kuko ugiye kubana natwe. Rekubane natwe kuri uyu munsi, utugirire neza no mu minsi izaza kandi uje dukomeza byose databuja. Turakwiringiye kandi twizeye ko uzabana natwe mu minsi yose iri imbere ahangaha. Mu minsi iyo tumaze twaba tuyizi, ariko iyo twaba dushigaje hano imbere ntago twayimenya. Uzaturindira ubuzima, uzaturindira ubugingo bwacu, uzatubere maso, uzatubere umutabazi ku manywa na nijoro, uzatubere ikiraro kiduhuza n'Imana datushoboye byose, uzatubere agakiza, uzatubere umurengezi databuja. Tugufite databuja ntitwifuza undi murengezi. Turakwizeye rero, niwo uvuga bikaba, niwo ukorera abantu ibitangaza bikaba. Mwami Imana uje ukora imirimo n'ibitangaza abantu bagihari. Abantu ntibazabanze bagende, ahubwo bazabirebesha amaso kuko ari wowe Mana igira neza. Bazarebesha amaso kuko bamenye ko ari wowe Mana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Twirukanye imyuka mibi yose mu izina rya Yesu. Twirukanye abazimu n'abarozi, twirukanye ibitavuga Imana kuri iyi cano, turabyirukanira kure mu izina rya Yesu. Duhamagara ubudahangarwa kuri aya macano kugira ngo uje yakorera iby'ubutwari Uwiteka Mana nyine ugumya kuyashyigikira mu izina rya Yesu. Mwami Imana ubutumwa bugere kure, bugere kuri Uwiteka Mana nyir'ingabo. Niwo ushoboye byose, niwo ushoboye byose, niwo ukura umuntu mu mukungugu ukamuzamura. Databuja uzakwizera wese uzamuha ku mwana wawe nyakuri. Turi abana bawe nyakuri rero, reka ukomeze udutoranye kandi n'abandi bakiriyo kure nabo ugumye batoranye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Uwakijijwe wo mu majyaruguru turagushimira ko dusengeye. Yego, bwo twinjiye mu gice cya kabiri cy'ubuhamya bwawe kuntu tugeze umaze rero umaze gusengera uburagiye ugiye mu mazi menshi urabatijwe. Umaze kubatizwa byagenze bite? Ni ubuhamya ni ubw'agakiza, ni ubuhamya bw'aho Imana ikura umuntu ikamugeza mu bundi buhamya, mu bundi buzima bushyashya. Yego, murakoze cyane. Nkimara gukizwa nakijwe ku itariki 13 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2014 nibwo nakiriye agakiza ku buzima bwanje. Nibwo ninjiye mu mazi menshi, ariko kugira winzire muri ayo mazi menshi nabanje niga igice cy'umubatizo, kwigira umubatizo ndawigira. Nawigiye kuri ADPR ya Kibagabaga, niho nigiye igice. Mbatirizwa muri paruwasi ya Remera, hani Remera mu mujyi wa Kigali, niho nabatirijwe, niho nagiriye mu mazi menshi. Nkimara rero kujya mu mazi menshi niho numvishe ko nkijijwe by'ukuri, ni naho bampaye izina rya Majyaruguru wakijijwe. Nkimara kwinjira muri ayo mazi menshi, nkimara kuyavamo, umuntu bita Ruhanika wa Kibagabaga aravuga ati Majyaruguru wakijijwe, Imana iguhe umugisha. Ahita nyita iryo zina kuko koko nanjye ninabyumvagamo ko nakijijwe, kuko navuye mu byaha, navuye kure, Imana ageza impagakiza kayo ku buntu. Abantu benshi baravuga ngo ni ku buntu, ariko nje agakiza narakaruhiye, nakabonye mbabaye. Yego, nakabonye mbabaye agakiza. Burya nta by'ubuntu ushobora kubipfusha ubusa, ariko hari iby'uruhira ukamanza waruha. Agakiza nakabonye mbabaye, ariko Imana igeza iravuga ati mwana wanje nguhaye agakiza kanjye. Imana irakampa rero. Imana yarakoze nyizamuriye amaboko, yagize neza kuma agakiza kayo. Hanyuma Majyaruguru, wakijijwe mu Majyaruguru. Hanyuma ukimara kwakira Yesu umwami n'umukiza, n'icyumvishe mu buzima bwawe cyari gitandukanye naho wari uvuye. Ese wabyakiriye ute? Wumvishe nyine muri uguwe gute, cyangwa se byakugendekeye gute? Wumvishe bikumereye gute?
yego urakoze cyane nkimara kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza ku buzima bwanjye numvishe ari nk'ikintu cyari kiri ku bitugu byanjye kivuyeho numvishe nduhutse ubwoba burashira mpabwa n'imbaraga zindi z'umwuka wera nahawe imbaraga z'umwuka wera menya yuko natanze ubuhamya mvuga ngo umuntu arirogera icyo gihe namaze kumenya ko icyo gihe narirogeye maze kubimenya maze gukizwa ibintu birahinduka ibintu birasobanuka ibintu bita bisobanuka wandi babonaga ari kujya ibyondo ibintu birasobanuka wandi babonaga ari umusinzi ari kugenda mu nzira ari kugwa ibintu birasobanuka wandi babonaga ari kurara mu migina mu nda ari kwinezeza ku bagore b'abandi ibintu birasobanuka nkimara gukizwa numvishe nduhutse hari ikintu cyamvuye ku bitugu kiranduhura kirandekura asigaye mu cyari mwigisha ngendana n'Imana ni naho imbaraga zo kuvuga ngo Imana irangendera ngiriya nzu uzagenda uyisenye iyo nzu nari naratabyemo bya miti yose mpita nyisenya ubu hari hindi nzu nubatseho iri mu rwego rwo hejuru inzu nziza irimo n'agasima ifungishe na mitarike bya bindi byose narashijije ikibanza ndongera amatereka indi kuko nari namaje kumenya ko nirogeye mpishurirwa n'uwo mwuka wera urangendera umbwira ko nirogeye ngomba kuyisenya nkakuraho bya bitaka byose bakongera bakubaka bundi bushya ubwo nubaka bundi bushya kuko nanjye nari nabaye icyarimwe bundi bushya nari nahindutse bishatse kuba ngo mu kwirogora kwawe narirogoye ubu wirogoye wasenye satani n'abadayimoni neza ibicaniro ndabisenya inzu ndayisenya neza nyishaka ku butaka inzu kandi ntago yatinze bayubatse igihe gito irongera iruzura turongera tuyisubiramo hanyuma wenda bashaka kwitavuga ati kuki wahise usenya inzu yawe ntari kujya gutaburura handi bari bagiye batabika cyangwa ntabwo ari ukihibuka ntabwo nari nyaje kubibura ndavuga ibi bintu byagiye he maje kubona ko ntisinzi yo byagenda Imana irangendera avuga ngo senya inzu wongere uyisize kuko ubuzemo bya bintu wari waratabye wongere wubaka indi nzu bundi bushyashya ubwoba ni naho bwashize ubwoba nagendanaga buhita burangira burashira ngo hari abantu bashobora kuba baba mu mazu ariko bagiye batamo utuntu ugasanga nimwe bahaburiye amahoro babagiriye ibihombo bagiriye inyatsi n'utuntu batabyemo hanyuma rero urumva ko kugira ngo wirogore nta kindi kintu ukora usenyera satani n'abadayimoni be ukavuga ko nta umugihuriye iyo wakiriye Yesu umwami n'umukiza bishobora ngo ugendera kure ibyo bagenderagamo hanyuma amajyaruguru wakijwe mu majyaruguru hanyuma ukimara kubisenyera ese abantu mwagendanaga nyimaze kwakira agakiza abantu mwagusangiraga inzoga babandi bose wenda ugeze uva kwasambanya ariko wasambanya rimwe wasambanya warasambanya ariko ntabwo wasambanya n'abantu bose ubonye yego hanyuma abo bose abo mwasangiraga inzoga abo bapfumu ese bakubwiraga iki umaze kwakira Yesu nk'umukiza mu bugingo bwawe urakoze cyane nyimara kwakira Yesu Kristo nk'umukiza harabona tumiye kuko nyimara kubatizwa hari abantu natumiye ndababya muzaze mu batizo wanje uzabera Kibagabaga hano kuri ADPR abantu bamwe natumiye barambwira ngo uzapfura imbwa uzajura zinywa hano twazinyaye nta hantu uzagera wanze inzoga wakintuwe urimbwa uzajura zinywa hano twazinyaye ndababwira ngo nimba ndimbwa nzamukeri wanje mu rugo ntago nzaza kumukeri wanyu niko nabashubije uwo muntu nawe bimubwiye ati tuguteza ibyumweru bibiri babona ibyumweru bibiri birashize ati tuguteza ibyumweru bitatu babona birashize batameza atatu zaba warabivuye muzaza kuzinywa aho twazinyaye babona ameza atatu arashize batangira kuvuga ati babya bintu mu majyaruguru agiyemo bifite umumaro ati ko twamuteze imitego akaba atari kuza bite uwo muntu arongera ahindukira aza kunsaba imbabazi ati nari nzi kuzapfura imbwa ariko mbonye kuzapfura umugabo nabonye yuko uzazinywa aho nazinyaye ariko mbonye kutazazinywa none rero Imana izakugirire neza ubu ngubu nabo ntiyari yakizwa ariko arasenga usanga asenga ajya mu magurupe arikasenga ariko hari igihe Imana izamukoraho ubwo dusabana imbabazi ndamubabarira ubwo ubuzima bwanjye burahinduka abo twagendanaga rero yaba abo nabyinanaga mu migina abo nabyinanaga nabo muri agence nabo nagiye mberera imbuto kuko gukizwa nukwera imbuto nagiye mbabyire ni ngewe ntago nasubirayo byararangiye kuko namaje kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza ku buzima bwanjye Roho Mutagatifu yaramanukiye umwuka wera arangenderera ibyo ngibyo ni
ibyanyu namwe igihe nikigera muzabivamo kuko igihe cyawe nikigera uzahinduka ntabwo ari njyewe uzaguhinda niwumva igihe cyawe cyageze Imana igushaka uzava mu byo urimo by'ingeso mbi wongere nawe wegera Imana ntabwo rero nongeye kusubira mu ngeso mbi uyu munsi wa none abantu barangwanyije yemwe no mu murimo abantu barangwanya ariko kuko nahamagawe n'Imana mbanze ko ari Imana yampamagaye ntaramagawe n'abantu bituma ndushaho kugira umwete wo gukomerera mu itorero ndimo aho nsengera ngenda ngira umwete wo gukomera ngenda ngira umwete wo kugendera ibyaha kure kugeza uyu munsi wa none mfite amahoro yo mu mutima kandi mfite ibyiringiro by'ubuzima icyambere Imana yampaye inyungu nyinshi yewe ndi umuntu ukize ndi umukire ariko ndi umukire bike ari Imana inkijije ntabwo ari kubana ubukire bw'ibintu bifatika ariko kuko mfite agakiza ndi umukire kandi ndakomeye yego hanyuma ukimara nyine urumva ko wabahamirije ubundi gukizwa no guhamya ko Yesu ari umwami mukiza mu bugingo bwawe kandi ko wapfanye nawe ukazukana nawe mu yandi magambo iyo ukijijwe urahamya ukera imbuto mwagendaga ari ukuntu umuntu atabanga ubice ariko ushobora kubagendera kure nanone ntubiceho cyane ngo ubange kuko ntago Yesu adutegeka kwanga abantu Yesu ntago ari byadusaba kugira ngo yaje guhuza abana yaje kugira ngo abantu babe bamwe muri we Kristo Yesu hanyuma ukimara kumva izo nkuru zose z'urucantege ese ntihari igihe wigeze wenda wabona wavuga atari ko ibi bintu najyemo sinayobye yego byageze aho biraza gukizwa ubundi ni urugendo rurerure ntago uyu munsi wa none ari amazi twinjiramo ntago ubuvuze ngo urakijwe neza 100% ahubwo ari amazi ushobora kuyavamo kaja no gusambana ari amazi ushobora no kuyavamo kaja gukora ibyaho kwiba ariko kuko Imana ariyo mutunzi umunyambazi kaba yaraguhamagaye ukomeza urugendo ukava kuri tapi imwe ukinjira ku yindi ukabana n'abantu bakijijwe bakakwereka inzira nziza z'agakiza ukaba mu magurupe y'abarokore ukabana n'abarokore iyo ugiye kubana n'abarokore ugenda nawe abarokore bazima kuko abarokore bose si bazima ariko hari abakore bazima bahamagawe n'Imana iyo ugiye ubana nabo rero bagenda bakwereka inzira nziza kugeza mu gihugu cyo mu ijuru noneho icyo genda byibuka iyo nsubira mu kigare cy'abantu banywaga inzoga uyu munsi nawe none nubwo nakijijwe mba ndi umusinzi karabutaka ariko nahise ngira inshuti z'umumaro ku buzima bwanjye zinyereka n'inzira nziza zitangira kuntinyura gutanga ubuhamya ntangira gutinyuka guhagarara imbere y'abantu barenga 500 mu rusengero ntangira kuvuga ubutumwa nkabona biri kwikora bati majyaruguru wasoma ijambo ry'Imana hano ku rusengero nkagenda nkasoma imuhaza mu ijambo ry'Imana nkigisha Imana ikangendera ikambwira ati mwana wanje humura nkagira umwete wo kubyuka saa 9 z'ijoro nkasenga kandi mbere ntarabikoraga nkagira umwete wo gusengera icyifuzo mfite n'umuryango wanjye nkabona bireme icyifuzo nkabona kirakemutse Imana yakoze amateka yampinduriye amateka yego hanyuma majaruguru ubwo ndava majaruguru cyangwa se wakijijwe majaruguru hanyuma hari ukuntu urumva Imana yahinduye amateka biranagaragara no kumuntu akubona biragaragara kandi muri imbyara wikurase yaravuze ngo handi nari ntuye ntago ariho ngituye Yesu yaranyumuye yaranyimuye nawe arimutse hanyuma majaruguru hari gihe nako wakijijwe majaruguru yego hari gihe kuntu umuntu yinjira mu byo gusenga agahita ahura no kugeragezwa ibyo bikaza byinshi wowe ukimara gukizwa nta bigeragezo wowe nabyo wenda abantu hari gihe umuntu ageragezwa akavuga ati bura ntago ari Imana nakurikiye ugasanga wenda n'andi majwi yambwira ati wabivemo girute wowe nta bigeragezo wowe nabyo ukimara gukizwa ukimara kwakira Yesu nk'umwami mukiza mu bugingo bwawe urakoze cyane ibigeragezo nahuye nabyo kandi biteye ubwoba bitanoroshye ibigeragezo nagiye mpura nabyo nahuye n'ikigeragezo gikomeye muri urugendo rw'agakiza aho umuntu akubwira ngo ati naho ukijijwe ariko ntaho uzagera kandi ari mwene so ari umuntu usanze ariko akaza akaguca intege akakubwira ngo ntawe uzagera gute si weho kubirimo kukibona wowe ubirimo kuki wowe kutabivuyemo kuko nta hantu byakugejeje gute ugasanga muri urugendo rwo gukizwa hakaza umuntu akaguca intege kandi yitwa ngo ni umukozi w'Imana mu murimo w'Imana murasenga umuntu akaza akaguca intege hari ikantu wamenyeje kumuha yaba atakakimuha uyu munsi wa none akavuga ati weho uwaho n'ukuntu wari wamenyeye kuma none uyu munsi ukabutakima Imana iraje ikwambure n'ibyo ufite umuntu akagenda ahura n'ibyo bigeragezo byose muri uyu murimo ariko muri uyu murimo nageze mvuga ngo ahari zabayobesha kubasheshenga ngo ariko
abazi Imana yabo nyakuri bazakomera, ab'Imana yahamagaye batahamagawe n'abantu. Kuko weho ushobora kumpamagara nkaza ari wowe nkurikiye, iyo ngukurikiye ni weho nyine, ntago nkurikiye Imana. Ariko niba ari Imana yampamagaye akaba ariyo nkurikiye, nzakomerera hari yuri hariya mu itorero urimo, nzarikomereramo kandi ndizamukiremo, ntago nzacikwa intege n'ubyo mboneramo mu itorero. Kuko ugiye ukabona mu itorero ibyo waboneramo byaba byinshi byakugusha, ariko niba wahamagawe n'Imana shikama ukomere, Imana izakugezaho abandi batakugeza. Yego. Hanyuma wakijijwe karame, hari ukuntu nyine umuntu ahitaza ugasanga ahuye n'ibikigeragezo cy'uburwayi se, kinyatsi se, cyo gucuruza ko byo ucuruzaga bihombye, kugira ngo Yesu akwigishe kugira ngo uzabe umuti w'abandi, cyangwa se uhinduke icyuma ashaka, cyangwa se agucuruka ashaka. Wowe kugucurwa ntawo kwakugezeho? Kwangezeho nshaka no kubivamo. Bigeze baroga akana kanjye kitwa Yosuwa, turi kumana Yosuwa. Uwo mwana namwise turi kumana Yosuwa, aribwo nkimara gukizwa. Nkimara gukizwa nahise mwita turi kumana Yosuwa. Yego. Noneho ubwo ako kana barakaroga, noneho bamuroze inshuro zigera muri 2. Madame arampamagara ndi na Kigali ati byagenze gutya na gutya. Madame afata urugendo aja kumuvuza ahantu bita mu Kinigi, bamuha imiti wenyine, araza arakira. Barongera bamuroga, arongera ndavuga nti hajya ibi ngibi nibyo Imana yaduhamagariye muri ibi. Ariko byategwaga n'abantu. Ni rero ngewe kandi ngewe Madame arambira atariko niba waremeye umuhamagaro, emera nibi bigeragezo bize, kuko nibiza ugatsinda uzanesha. Kandi kuko naranesheje, ubwo nakomeje arampumuriza. Mfite Madame ajya mpumuriza. Iyo mfite ikibazo nta wundi muntu nakibwira, ntabanje nakimubwira, ndakimubwira tukabanza tukakiganiraho, na ndetse twamara kukiganira tukakiganira n'abana, none tukabona ubufata ubyemezo. Niba ushaka kunca intege ntago wanshobora, mfite umuryango wanjye numvikana nawo, ariko nafite umuryango ngo twumvikane, nacika intege. Ibyo rero nibyo binkomeza hamwe n'umuryango n'abandi bakozi b'Imana, tugenda tuganira tugahumurizanya, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nimuhumurizanye mubyirane ibyururutse imitima. Naho ngaho rero nkomerera, ibyo gucika intege byo ntago biri hafi aha, kuko bwo ndakomeje urugendo. Yego. Uretse ikigezo cyo kuba umwana yararwaye se, nta kindi kigezo wawe na cyose ubundi icyo gihe cyose mwagira akazi, mwari mutunzwe n'iki? Yego, urakoze cyane. Icyo gihe nagiraga akazi hano mu mujyi wa Kigali, kuko nageze mu mujyi wa Kigali 2010 2007 nibwo nakandagiye mu mujyi wa Kigali, ntangirira i Nyarutarama, ngezaho mbona uzi uko nakubwiye mu bishize ngo sinize, nagarukiye mu 2 primaire ka Misave. Ibyo narabikubwiye. None ngeza ni Kigali, nkimara ubwo nkora ubwo buzima, nkora akazi kizamu, maje gukora akazi kizamu nkavamo, nkora akazi ko mu rugo n'ubundi hano mu mujyi wa Kigali, akazi ko mu rugo ngezaho nkavamo. Ubu nkora muri restaurant ikomeye, na ndetse nkaba ndi na chef de cuisine. Urumva ko Imana yagiye intera iteka kandi ntarize. Uzi kuba chef de cuisine mu gikoni kinini ahantu wakira abantu, ukaba chef de cuisine utaranize, ariko Imana yaranyigishije, kuko yarize uko ntizi, irazira nyigishiriza y'ubwayo. Irambwira ati mwana wanje humura, nzabana nawe, kuko wamaje kuyingabi. Abayizeye bose bakizera izina ryayo, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Niba turi abana b'Imana rero, Imana ubwayo ntiyatwima ubwenge, yakwima ibyo wabasha gukora. Yabikwima gute se niba umwana wayo warahindutse icyaremwe gisha? Nahindutse icyaremwe gisha, Imana yita imindishiza akababaro. Iravuga ngo mwana wanje nzakugaburira, mwana wanje nzakubakira, mwana wanje nzaguha urubyaro, mwana wanje uzarya uhage. Imana ni isezerano dufitanye. Mwana wanje ntuzabura akazi sinjya mbura akazi, merutse no hanze. Nje nagendeye mu ndege. Wowe? Yego. Nagendeye mu ndege. Wakijwe Musanze wagendeye mu ndege? Nagendeye mu ndege. Indege nayigendeyemo. Indege hano ku kibuga cy'indege Kanombe nyura muri. Ujyayo hano baragwerekeza neza n'amahanga. Baramerekeza bangeza ku kibuga cy'indege, ndinjira muri Covid igabanyuka ishaka kurangira. Nibwo nuri iyi ndege ndagenda. Na passport yanjye ibyangombwa byuzuye, ndagenda. Ubu ngiye muri migration, usanga ngiye hanze nuguhita bashira muri machine bagasanga mu Imana Tofiri. Wakijijwe majaruguru wakijijwe. Murwanda nivuga muri Yesu n'umunyenga. Muri Yesu rero ayo yari amasezerano Imana yampaye nkimara gukizwa. Nkimara gukizwa iryo sezerano ryo kugenda mu ndege, ubundi mu gukizwa harimo inyungu nyinshi. Iyo ukijwe nabi bikugira nabi, ariko nukizwa neza uzakomerera hano mu isi,
uzakomera no mu bwami bw'Imana. Hano mu isi uzabona ibi byose yigeze ngo nunkurikira ngo mbese ninsiga ibyanjye nkagukurikira uzampemba iki? Yamubwiye ngo nuburi mu isi nzagukubira ngo ariko ikiruta ibindi byose n'ubu bugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho nta handi hantu uzabushakira, uzabugushakira mu gusenga kugira Imana igumye ubugushire. Ariko ibiruta ibindi byose Imana yaduhaye n'ubugingo buhoraho, ariko turi mu isi hari ibyo igenda iduha inyungu tukazibona, ariko izo nyungu kugira iziguhe izagwa wakoze. Ntabwo inyungu Imana itanga ntabwo izaguha wiriwe wicaye, ahubwo uzakora. Ahubwo numara gukora wumve n'icyo Imana yakubwiye, ugendere muri icyo ngicyo Imana yakubwiye, none Imana ize muri uko gushaka kwawe igukoreshe, ibe yakuriza niyo ndege ugende uje mu kazi uzongera ugaruke, ukongera ukagaruka mu Rwanda ntiwibagirwe. Kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo nimumara kujya mu gahaga ntimuzibagirwe Uwiteka Imana yanyu yabakuye muri Egiputa, yabakuye mu byaha, yabakuye mu ngeso mbi, yabakuye muri bya bindi mwabagamo bibi. Nimumara kujya mu gahaga ntimuzarengwe, ahubwo muzongera mwibuke Imana aho yabibahereye. Uyu munsi wa none rero ndi kwibuka Imana yabimpereye ku karago, ibimpera mu cyumba cy'amasengesho, ibimpera mu rugo iwanjye, naho ngenda nkabyibuka. Ariko ntituzarengwe, Imana igashiraho ntuzarengwe, ntuzibagirwe wa mugenzi wawe wasize, ntuzibagirwe uri ugiye kuburara. Ikibazo dufite nuko turi kugera aho tukibagirwa aho twabikuraga. Ariko niwibuka aho wabikuraga ukongera ugahasubira, ukongera ukayitakira, ukayibwira ngo Imana igira neza, ongera unyibuke, Imana izaza yongera ikugarukeho ubundi bushya. Ikibazo abantu bari gushakira Imana he, bari kuyishakira mu bintu bitagira shinge na rugero. Nibaze bongere biyungayungaye, bongere bireme, bongere bibumbire hamwe, basubire ku karago, bongere batakira Imana, bongere bayibwira ati Imana kubera iki bimeze gutya, kubera iki bimeze gutya. Niba warasayishije wikubite hasi wongere wihane, Imana yongere ikugarukeho ubundi bushyashya. Niba utihanye Imana ntirakugarukaho, niba utihanye ntabwo butunzi ushaka ntirabugwa, kuko nibigurira asanga urabikoresha ibibi ibitajyanye no gushaka kwayo. Ivuga itura mwana muhaye ibintu byanjye yabipfusha ubusa, n'ubundi reka ndetse kubimuha. Nuko bimeze. Yego. Wakijijwe n'umufite amateka umuntu agende no mu ndege rwose. Nagendeye mu ndege, ndagenda ahantu bita za Rubumbashi, njya gukorerayo ni muri Kongo. Twamaze amezi 4, akazi karahagara kubera biriya bibazo biba hari hakurya. Turongera indege, dutega indege tunyura Ethiopia Addis Abeba, turongera tugaruka mu Rwanda. Ndagaruka, ariko iryo ryari isezerano ry'Imana. Imana yari yavuze ko nzaja kuyivugira hanze. Nageze muri Kongo nsanga Imana nahihari. Umuhanuzi yarampanuriye muri Kongo, ampanurira mu rurimi rw'Igiswahili, ndacyumva. Abantu barambwira ngo ati wumvisha ibyo ari kuvuga. Abantu twari turi kumwe numva ibyo yari kuvuga, ati Mungu anakuona hapa Lubumbashi, Mungu anakuona papa Theophile, wende mu mabarabara ya hapa Lubumbashi, mu mabarabara ya hapa Lubumbashi. Sasa Mungu anagutaka hapa. Urumva Imana iravuga, ndavuga ni Imana iteye ubwoba. Imana imvugiye no muri iki gihugu, muri Kongo narahari. Aho iyi Imana inzayikora hiki. Icyo gihe natangiye kugenda ntera intebe mu rugo rusengero twasengeragamo, nkagenda ndatera intebe. Abantu baravuga ati ni umukozi w'Imana yaturutse mu Rwanda, bakaje baranyakira tukicara, Imana tukabona ko iri gukora imirimo n'ibitangaza mu rugo rusengero. Bigeza nuko tutatinze twamazeyo amezi 4, ariko nageze Imana navuye na Imana yavuze ngerayo n'ubundi Imana iravuga. Kweli. Yego. Hanyuma tubaza kugira ngo tuzagumya dutanga ubuhamya mu episode, tuzagumya dutanga ubuhamya kuntu Imana yakugiriye neza no kuntu ajye uyibona. Hanyuma se tugira ngo tuze kugeza ku musozo mu kanya. Wenda hari ukuntu kizwa mu rugo ukabona nyine nta bisa nkaho mbese bisa nkaho ari ukuntu ubona umuntu akijijwe, ariko Satani akarwanya umuntu cyane akabateza ibyorezo nko ku mudamu. Wese madamu wawe ntawe yigeze yarwara wenda cyangwa ahure n'ibindi bibazo muko gukizwa kwiwe? Kuva aho dukirijwe madamu nayongeye kurwara. Madamu yahuye n'ikibazo cy'uburwayi bw'amabere 2 tutarakizwa, arayarwara yombi, ava akajaranya nk'amashira. Turasenga, Imana itubwira ko ari ibirozi baroze mu muryango, buri munsi ahora bitambuka. None tumaje gusenga, bamaje kutubwira ati nibi musengera ibi, ntabwo twari tuzi gusenga atari ko Imana ibikuyeho. Icyo gihe rero imaje kubikuraho niho madamu nawe yagize umwete wo gukizwa. Ni naho twabonye neza Imana nawe yabatijwe mu kwezi kwa 2 ku itariki 8 mu mwaka wa 2015 nibwo yabatijwe, abatirizwa ku Imuha
Muhaza, hariya Muhaza niho yabatijwe mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru, nawe ahinduka icyaremwe gisha. Ibyari ibyaha, ibyari imyaku, ibyari inyatsi mu rugo rwacu bihita bikurwaho mu izina rya Yesu. Ubundi twahamagariwe gukorera Imana, yahamagariwe gukora Imana, nanjye yahamagariwe gukora Imana. Njyewe n'inzu yanjye tuzakora Uwiteka. Umuntu bita Zakayo ngo yuriye igiti umunsi umwe arazamuka kigera hejuru, ngo nuko yashaka kureba yashaka kureba umwami Yesu, ngo nuko Yesu ahageze ngamenya ko ari umuntu uri mu cyo giti, aramubwira ngo Zakayo, Zakayo, manuka ururuka kuko uyu munsi ndarari wawe. Twari tumeze nka Zakayo, twari tumeze nka Zakayo. Yesu amaje aratubwira ati nimwururuka nimuruhuka bana banje. ngo nuko Yesu yinjira kwa Zakayo. Abantu baravuga ngo ari kungura muntu ngo yaje gute kwa Zakayo, uriya Zakayo umuhemu, uriya Zakayo umubandi, uriya Zakayo usoresha ibintu, uriya Yesu yinjiye yute. Ariko Yesu yagushaka ntabwo akangwa n'abantu. Yesu tuba turamwakiye, tubona amaraso ye, tubona ineza y'Imana, turakizwa duhinduka icyaremwe gisha. Zakayo nawe ngahita akizwa. Amaje gukizwa aravuga ati ibyo nambuye abantu nanjye ndabibashubije. Zakayo ariko bamureberaga muri ya ndorogwamo. Hari abantu baje kurebera mu ndorogwamo utariyo. Nuko tumaje kwakira Yesu Kristo umwami mukiza, ibyacu byarahubutse, ubu mfite amahoro, ndetse mfite amahoro mu mutima. Kera twagiraga inka ntizizabyara, ariko Joel yaraherutse mu minsi yashize, ahamagara iyo mu ijuru, arayihamagara, yahavuye iminsi ishize, inkihiti yima, inkihiti ibyara, ifite inyana y'ameza nera, ubu iratetse n'ameza 5, ubu yaratetse ntago igikamwa. Ni hari imiryango yafunguwe ejo, hari ikirere kiba cyarafunguwe kubera kwizera Imana. Kubera kwizera Imana mfite amahoro mu mutima wanje n'ibyiringiro by'ubuzima. Mfite ubuhamya bwinshi, ntabwo ubuhamya bwanje ntabwo twaburangiza, kandi koko turimo turasoza, ariko turasozanya n'ijambo ry'Imana. Ubuhamya bwanje kugira burangire biragoye, ni ubuhamya bugoye kandi bugoye, sibyo? Abantu bageze aho bancikaho maze gukizwa baravuga ngo twega ntitwazi wawe, ariko kwa Steri yaturutse mu mujyi wa Kigali pakiye abantu 30 bazi wanjye mu rugo. Ni njye umuntu wa mbere kwa Steri zamutse ku musozi wacu. Ivuye hano i Kigali mu abantu b'abasirimu bakomeye, abantu bakavuga ngo bari abantu ntago bazi wanje, ntago baza kwa Teofili, ngo bari abantu baje kwa uriya wari umeze kuri umunyabyaha, ariko se kuki Yesu yinjiye kwa Zakayo. Barazamuka bagiye kubona babona baje wanje. Umuntu ahita ngabira inka, igiterane kiraba. Umuntu aravuga ati Majyaruguru nguhaye inka. Uzi kuba utaroroye umuntu akaguha inka. Uzi kuba nta inka ufite umuntu akaza akayiguhereza akavuga ati mwana wanje papa nguhaye inka. Ampa inka papa. N'umugabo wani Kigali yitwa Kigenza Jean Baptiste, ntago nagira isoni ryo kubivuga. Imana imuha umugisha, izamuha umugisha, ibyo akora byose Imana izamugisha umugisha. Yitwa Kigenza Jean Baptiste, ampa inka. Iyo nka yankuye kure. Uyu munsi wa none na uyu munsi wa none kuba nkirya ni ukubera iyo nka yampaye. Kuba utaroro ugahabwa inka yampaye inka, Imana izawumugisha. Uwo munsi abantu baragabye, bagabira umukecuru witwa Keziya, kurupi irakomeza, ibintu birasobanuka. Kuri uwo munsi byarasobanutse, abamateka abantu barahurura mu misozi, barahagarara mu ntoki, bumva ineza y'Imana, ibyuma byari bihari, bumva ineza y'Imana, ubwiza bw'Imana buraza, tubona umwuka wera arahagarara, aravuga ati bana banje nimuhumure, nzabana namwe mu rugendo murimo rw'agakiza mwahamagariwe gukora. Uyu munsi rero nahamagawe n'Imana, ntabwo nahamagawe n'abantu. Yego. Hanyuma urakoze cyane, wakijijwe mu Majyaruguru, abantu badukurikiye niyo twa turi kumwe uyu munsi. Hanyuma turukugeza ku musozo. Hanyuma wabonye imigisha yo mu gakiza k'Imana irahari rwose, iragaragara ko wakiriye Yesu umwami n'umukiza n'ubwiza ufite, ndetse nuko nibyo uvuga byumvikana ko mu birimo Yesu. Ari umuntu uvuga ukumva refite uburyarya cyangwa se ari ibintu ari kugenda kinga, ariko wowe urumva ntabyo uri gukinga kuko ufite n'ingero naho wakirijwe harahari, ndetse uracyakomeje inzira y'agakiza. Hanyuma rero nagira ngo dusoreze aha, tuzagunya tutambutse ubutumwa nyine nako buhamya, ariko wavuze kujya gusoma ijambo ry'Imana, ariko ridusomere kugira ngo tuze kugera igihe dusengere n'abantu bari badukurikiranye. Murakoze cyane. Ijambo ry'Imana nubwo ntarambura na Bibiliya, ariko ijambo ry'Imana riri muri twebwe. Ijambo ry'Imana twasoma ryaboneka mu gitabo igitabo reka ndebemo, ariko turayisanga mu gitabo cya Yona. Amina. Turayisanga mu gitabo cya Yona.
icyo gitabo cya Yona harimo amakuru ateye ubwoba cyangwa se harimo inkuru nziza iteye ubwoba n'umuhanuzi Yona. ubwo Imana yamutumaga ishaka kumutuma ngo agende ayivugire, ariko yagera agahindura umugambi we, kandi yaravuganye n'Imana, yaramaje kuvugana n'Imana. Ndagira ngo mbwira abantu, ntago ndaharambura ariko reka mpavuge, ntago ndaharambura ntago ndambura Bibiliya, ariko ndagira mbwira abantu niba Imana yaragutumye kora ubutumwa bwawe nk'uko Imana yabuguhaye, wo guhindukirira ngo uvuge ngo nkatiye ahandi hantu. Niba Imana ari umuhamagaro yaguhamagariyemo gukora ukunze, ngo nuko Imana ituma Yona, imutuma ngaje kuburira ubwoko bw'Imana ahantu Nineve, ngajeyo aho kugira ajyeyo aravuga ati kanigira inama yo guhingira ahantu bita Tarushishi. Haleluya. Ngo nuko Yona ahungira Tarushishi, ajaga guhungira Tarushishi, ariko anyura mu bintu bikomeye. Imana imunyuza mu bintu bikomeye, ntago yarazi uko agomba kunyura mu mazi mu nyanja. Ahasigaye Yona ngo yinjira mu nguge. Haleluya. Amaje kwinjira mu nguge, ngo nuko amaje kwinjira mu nguge ateza ibibazo muri iyo nguge. Haleluya. Amaje guteza ibibazo mu nguge, ngo nuko inguge itangira kugenda umurabuza, ikagenda irushaho kwika kubera ikibazo umuntu giteje ninde ni Yona. Yinjiye mu bitagombaga kwinjirwa, yinjiye mu mugambi utari uwe, yinjiye mu mugambi Imana itamutoranyijemo, yinjiye mu mugambi Imana itamuhamagariyemo. Haleluya. Ngo nuko inguge itangira kugenda yika, ngo nuko abatsare bo muri iyo nguge ngo batangira kuvuga biragenda bite. Abakozi b'Imana tureke guteza ibibazo mu bantu, nimuze dukorera Imana uko Imana yaduhamagaye, duhinduke rwose. Imana niba igutumye jana ubutumwa aho yagutumye, wo gukatira mu zindi nzira, jana ubutumwa kujya guteza ibindi bibazo ahantu ugiye, ahubwo jya Imana icyerekezo yagushizemo. Ngo nuko inguge itangira kurengerwa, ngo nuko abantu abasare n'abantu bari barimo n'imizigo ati reka turebe ko twagabanyuka, tutangire tubirohe mu mazi, turebe ko byagabanyuka, turebe ko iki kibazo cyarangira. Ariko kuko harimo umuntu Imana ishaka, hari Imana yatumye kubyira abantu kujya kubaburira, uri gushaka kunanirana, Imana ntago ari yari yateje ibibazo, ahubwo ibibazo byari byateje n'umuntu, kubera ko Imana yamutumye akanga kuza gutumika. Ngo nuko bigira inama ati reka dukora ubufindo. Mu gitabo cya Yona abantu bazahasome, ntabwo ndirwa ndarambura, ariko bazagisoma icyo gitabo cyose nibashaka bazakirangize. Ngo nuko Imana bafinda ubufindo, ngo bamaze kubufinda, ngo ubufindo bamaze kubufinda buragenda bugwa kuri Yona. Haleluya. Ngo bamaze kumugwaho, ngo nabo biramutanga ati none nimumfate munjugunye hano muri aya mazi, munjugunyemo niba njewe kibazo, nimunjugunyemo. Ariko Imana izagutuma wanga gutumika, uje kurusha abantu baho Imana yari kuroheje urusha abantu, nta mpamvu yo kurusha abantu. Haleluya. Ngo nuko Yona ngo bamuterera muri ya mazi, bamaze kumutereramo ngo harimo ikindi kintu cy'igisimba kidasanzwe, ngo gwari urufi rwiberaga mu mazi rwa mbarene cyangwa se urufi runini. Ngo nuko nago gwari rushonje, ruravuga ngo nanjye ngiye kurya, ndaronse ngiye gusamura. Ariko hari igihe umuntu ajya ikintu kitaribwa. Haleluya. Hari igihe umuntu ajya ikintu kitaribwa, ndagira ngo nkubwire ngo umuntu Imana igifite amaboko ntabwo wagira icyo umutwara. Imana ikimushaka, hari icyo Imana yamuvuzeho ku buzima bwe, hari Imana ishaka kumugeza, hari Imana yamutumye ngo azagenda avuge. Ngo nuko iyo fira irasama, iravuga ati nanjye ngoja mu nda. Yona abagiye mu nda, ariko Yona ageze mu nda aratangira yibuka ineza y'Imana, ifira kanja biranga. Ariko kuko Imana yari ifite umugambi mwiza kuri Yona, umugambi mwiza ifite kuri Teofili, umugambi mwiza ifite kuri Chano, umugambi mwiza ifite kuba dukurikiye, umugambi mwiza. Ijambo ryayo yaravuze ngo ibyo yifuza kutugirira ni ibyiza, ngo ntabwo ari ibibi, ngo ifira rya biranga. Ngo bimaje kwanga ifi, Yona atangira gusengera mu nda y'ifi, aravuga ati Imana urabona ukuntu bimeze, urabona ko nananiranye, warantumye ariko sinatumitse, ariko Mana wawe ungenza gute, reka unkize ijyanone. Amara iminsi 3 mu nda y'ifi n'amajoro 3. Ngo nuko ifi ibonye irambiwe nayo yaranze kumirika, yaranze kugira imurye. Ngo nuko yigira inama yo kongera kujya kumuruka imusozi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Uyu munsi wa none duhagaze gute? Uyu munsi wa none ubuzima turi kugenderamo nubuhe? Uyu munsi wa none ubuzima urimo nubuhe wowe dukurikiye? Ba mu buzima bufite intego, ba mu buzima bufite guhamya, ba mu buzima bufite kujya kuvuga ibyo Imana yagukoreye hirya no hino. Haleluya. Ngo nuko Imana imaje kuruka Yona, ngo nuko arakomeza aragenda arambuka hakurya agera mu gihugu Imana yaramutumyemo. Akigezemo abantu bo muri icyo gihugu ngo biyambura, umwami waho ariyambura imyambaro ye, ngo yambara ibigunira.
Haleluya. Amen. Imana niba igutumye genda uvuga iby'Imana igutumye, ugenda uyivugira aho yakohereje. Ahasigaye biyambura ibigunira, ngategeka abantu b'abaturage b'ico gihugu ngo namwe nimwiyambure, ngo musenga amasengesho, mugira umwete wo gusenga, nimugaruka aho bibera, mugaruke kuri utu turago, twongere dutakira Imana. Wenda hari yakwigarura ikatureka, yakwigarura ikareka ibibazo byari bigiye kukubaho, yakwigarura ikaguha agakiza, yakwigarura ukava mu byaha, yakwigarura ukava mu ngeso mbi, ariko nugira umwete wo gusenga, kongera gusenga. Ngo nuko umwami aravuga ngo inka zo kunywa amazi, zo kurisha, hatagira ikintu na kimwe muhereza aya matungo, kandi namwe nimwiyirize. Abantu muri iyi minsi ntago tuciyiriza, nimuze tugira umwete wo kongera kwiyiriza, twubaha Imana, hasigaye dusenge. Imana izatugirira neza. Wenda hari yakwigarura ibibazo bidufite bigakemuka, ariko kugira bikemuka birakemuka ruko wasenze, ruko nanjye nasenze. Yego. Icyo ryari ijambo ry'Imana. Nimwakeneza ijambo ry'Imana. Tubishimiye Imana. Ni muri Yona, icyo gitabo bazagisome, ubutumwa bwiza bwa Yona bazabusome, bazumvamo ayo magambo yose mvuze, kandi Imana izakora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwabo, aho baherereye hirya no hino muri iki gihugu cyacu Rwanda, aho baherereye ku mugabane wose w'isi. Abantu nibagira umwete wo gusenga, bongere bigarure. Wenda Imana yacu irigarura, yongere twibuke ku bibazo byose dufite, ni twebwe twabiteje. Imiraba yose dufite ni twebwe abantu twayiteje, si Imana yayiteje, ahubwo abantu nimuhindukire, mwongere mwigarure. Imana yacu irongera ibumve, kuko ni Imana ihindura amateka y'umuntu, ni Imana itanga amasezerano ikagutabara bagihari. Ariko nimugaruke, muhindukire, mwongere muze tuje kuturago, twongere dusenga Imana, tuyibwire ibyacu. Imana yacu izaje irigarura, yongere iguhe ibyo wari warabuze, yongere iguhe ubutunzi, yongere iguhe ibyo ushaka. Hari ibyo wari waratakaje, ariko ugira umwete wo kumvira Imana, ugira umwete wo kumvira Umwuka Wera, aho Imana igutumye ugende, nta kindi kintu kikujyanye. Ugende uvugira Imana, numara kuyivugira wongere utahe iwawe, ubundi wo guteza ibibazo ahantu ugiye. Imana yacu duhana umugisha kuri uyu munsi, kandi Imana yacu bishimire. Namwe mwanyakiriye, nta Imana itakura umuntu, nta Imana itatugeza, kandi ndabizi neza ko tuzongera guhura twese turi guhumeka umwuka bazima. Hari byinshi Imana yadushizemo, hari byinshi tuzavuga, kandi hari byinshi tuzakora. Hari n'ahandi Imana ishaka kubageza, namwe mukazamuka, kuko muri mu bintu Imana ibashakamo, muri mu mugambi w'Imana. Mukomerezaho ubu butumwa, mukomerezaho, kuko Imana niba yarabahaye kugira mushaka abantu, mubashake bafite iby'Imana bibabwire, kuko hari benshi bababaye, hari benshi barushe, kandi Imana izabibahembera. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Urakoze cyane. Imana nawe iguha umugisha. Hanyuma kwa turi kumwe n'uwakijijwe wo mu Majyaruguru, hanyuma niwe twabanye muri aka kanya, niwe barimo avuga Imana, ubuhamya nyine avuga ubuhamya bwa Imana yamukuye. Rero twagira ngo tubwire abantu nta hantu kure haba Imana itakura umuntu, nta hantu kure heza Imana itageze umuntu. Urumva ahageze hose ni Imana, kandi no kwemera Imana, Imana igatura muri we, igatura akayituza mu bye, akayituza mu bye, akayikoreza ibye byose n'imitwaro ye yose. Imana yaramuramiye. Hanyuma nawe ni wizera Imana ukayiringira, izagukura imitwaro yose wari wikoreye y'ibyaha, y'uburwayi, imitwaro yose itandukanye. Nta mutwaro n'umwe waremerera Imana, nta mutwaro n'umwe Imana itagutura, mu izina rya Yesu. Hanyuma rero utarakora subscribe, uyikoreshe, like, comment, usangize n'abandi ibiganiro byacu nyine by'uburo ko bikurikirana. Hanyuma reka dusabe uwakijijwe kugira ngo adusengere Imana, bura tuzamusura. Ari kumwe na madamu ubutaha, madamu ubuhamya bundi azabwivugira we. Madamu we, murakoze cyane. Madamu azabwivugira, kuko n'ubundi ntawe uvugira undi. Madamu ni ugomba kwihamiriza ibyo Imana yamukoreye. Gusa icyo nabwira abantu nuko bagomba kuba mu by'Imana bashakamo, bakaba mu mugambi wabo w'Imana, ntibateshuke, kuko Imana izabatabara bagihari. Niba bafite ibibazo, Imana izabatabara bagihari. Abanzi babo nibo mvuga, kuko hari umwanzi wawe, ariko Imana igukoreye igitangaza niba warayizeye umwanzi wawe agihari. Kuki wumva ko umwanzi wawe yamanza akagenda, cyangwa wowe ukagenda ngo reka muhunge umwanzi nta hantu wamuhungira, ahubwo Imana igukoreye igitangaza umwanzi wawe agihari. Reka dusenga Imana. Uwiteka Mana nziza, Mana y'urukundo, Mana y'imbaraga, ukoze imirimo n'ibitangaza ku buzima bwacu, ukoze imirimo n'ibitangaza ku gihugu n'abanyarwanda, ukoze imirimo n'ibitangaza ku bakuzi n'abataraza mu nzira ducamo, ukoze imirimo n'ibitangaza aho tugenda, ukoze imirimo n'ibitangaza hirya no hino ku isi, ukoze imirimo n'ibitangaza ku migabane yose igiye itandukanye, ukoze imirimo n'ibitangaza ku barwayi bari kwa muganga, ukoze imirimo n'ibitangaza ku babyeyi batwite. Haleluya. Ukoze imirimo n'ibitangaza